Makuru y'i Kigali burika. Ko numva byagoranye. Yagakicakira yavuze ngo iki? Ngaravuga ngo iyi video ndayisorera mu Rwanda bamfunga imyaka 2 cyangwa nyisore ndi mu Buganda mite ngumayo mbese ko abantu bashaka kunyita munze. Cyagenze biti Kigali se ko niviriye cye. Ayiwe ubu se ko yagahagurutse mu Rwanda avuga yuko ahunza abantu bashaka kumwica. Ikibazo kibirimo se ni iki? Akabasiza batangarije ahantu ahungiye kari mu Buganda. Akubundi Kasuku ngo byagenze bite ni iki kiri kuvuga? Ni video ya Jihad afite agapipirike rwose kanahagurutse arimo aragakinisha mu buryo bukomeye cyane. Bundi se kuki muri kumuharabika ngo naga pipiri? Impamvu nakomeje kukita agapipiri nuko yakara abantu bagiye babigereranya ngo ni sununu. Rata musore we kugira ngo ubugeze aho ugeze wabigenjeje. Nabyirutse njirwa inama ikaze yo gutsimba agapipiri. Iyo nama se ko numva ari ceki wabibwiwe nande? Bwirwa n'abavandimwe inshuti ndetse n'abashyitsi ngo cyangwa nzisa ngimagere mfunzwe nako nkatita. Hanyuma ubwo byakugendekeraga bite wabonaga agakobwa kari kwirata? Akobwa mbonye mwikarisa ubwo nkahinda umushyitsi. Ko numva bikaze mwabyo nakabazo. Ngahibaze nawe iyo nama ari wowe yihawe kugendera kuri abashaka ko gapipi kawe. Maze gusaza se sha ubwo ntiwakwamye. Nta n'ikizere mfite kubuka atagagaye kandi aho kugashyira mu Rwanda handagaye. Ubundi se ubasha kubana n'abasore b'iki gihe gute? Ishumi tugendana nziko zisambana nazigira inama zikamfata nka sematama. Bagenzi bawe se bo bari kukoshya ngo gute ngenda n'imodoka itamena vidanje n'ingozi y'umukara idaheruka ikitwa Siraje. Imana ishimwe kare umusore numvishe ukigendera ku nama z'ababyeyi. Gusa bisa nkaho inama nenda kuzirengaho ndambiye kwigira idage nanga kugakozaho. Ese ni cyo kintu kikujagaraza ukumva iby'inama z'ababyeyi bivuye? Genda nikundi y'ibikobwa bibunuza byo kanyagwa ni nabyo bikunda kuncumuza. Gusa nge numvishe kabo bakobwa bakwita idage ahubwo. Ngira mbibutsa kibimvugwaho byose ari ukuri njami y'amajanja kuko burya nanga Hesuri. Ubundi kugira ngo ubashe gukwepa dukundi tw'abasore wabigenje. Ubu nahinduye inshuti cyane zimwe z'amafuti nasanze zidashona uburyo mba nkora umuti. Kasuku amakuru nk'uye Kenya nuko yaga bamuzengereje benda kumwica. Nukuvuga ngo umuntu bita Yago izo nzererezi zose yaba yazitsinze nubwo wenda barwana urugamba ubumwe. Ese ubundi wowe Yago wamukundiye? Yago numwe mu bantu bafashije inzererezi nyinshi cyane z'abahanzi afasha abatishoboye afasha ababyeyi. Ese Kanyo wowe ugifata Jihad na papa ku mavuta bari kuvuga Yago nabi wabakoreye iki? Nagize gutya ndamubize nonyangira gira botrebo. Junior Giti ufite umugore? Wenda ndi single ariko mfite umwana. Haryo ubwo babyita kuba single? Ndi umufiye pere. Ndumiwe. Ariko noneho Yago yabarabuye. Ninde wabwiye ko showbiz ari ukutagira ubuzima bw'umuntu? Kovi yabonye ukuntu showbiz nyarwanda imaze gutera imbere. Cyaba bitagize icyaha cyangwa bitagize iki. Dukeneye ibwiriza rya Minisiteri y'Umuryango. Ese ubundi nk'inzobere twemera ibintu Yago yakoze wowe urabibona? Narakariye Yago hari ikintu arimo akora kibi harazamo n'ingengabitekerezo ishobora kuza ikamanuka ikagwa kuri jenoside. Ubwo se nk'umuntu mukuru nihe nama wagira Yago Pondati wi tabagwe? Ndamugira inama nk'umuntu mukuru arataka bano basore n'inkumi n'abagabo n'abagore. Ndumva showbiz ari bitutsi gusa. Wowe umuntu wagututse akakubabaza yagututse ngo iki? Umuntu wanutse ngo gice cyane cyo hejuru ngo no kuvuga amabere ngo ameze nk'intumbi z'impinja. Eric iyi miguruka iri muri showbiz nyarwanda wowe urayibona? Ndabona ibintu nyine ni furushendi nyine byo muri ino si ya donira nyine. Ugisuza Bruce Melody bikugendekeye ute? Ndamusuhuje numva ibyishimo byinshi. Ubwo se Bruce Melody niduhura ushaka tuzamukubwirire ngo Muzamumbwire kuzamwanga nzamwanga. wababajwe n'iki mu buzima bwawe bwose? Nabajwe nuko mama yapfuye atamubonye kandi nawe yaramukunda. Yemuko abasaza baza guheheta ku bakobwa baza bavuga ngo ororororo nguri keza wakana we ngo rwose nguri keza ngo ndabona ngo wareze neza ngo rwose bameze neza ngo ndabona wenda nkungana n'abakobwa banjye gusa mfite abakobwa ngo mungana ngo uzajye unyubaha ngo unyumvire umwana wanjye kandi arakubwirishwa ibyo ngibyo ngo umwana wanjye ashaka kwinjira mu makanzu yawe n'amajipo yawe none wamusuzugura kako ngo uransuzugura umusaza ugana nkanjye ngo nkasogokuru wawe ngo kansuzugura ngo wajye unyumvira ngo kanyuba
urabizi kuri umusaza yego nawe urabyivugira ako gushaka gucengera ubundi mamujya he mwagiye mugwa ku bagore banyu shamana yanjye Dabiju wowe yagoye kubwiye ngo ikikombona nawe ibuna ari ibuno none wambwiye ko kitazigera nje kimira none dora aho ngesheje kwigeza baby body baby body come see my body wambwiye ko kitazigera kingezayo none dore maze kubaka inzu nziza ndebera ibyo uri kwikora nana ni iki wambwirira Dabiju ubundi kuba mukuru bikumarira njye hari igihe nkureba nkareba nkabona nta n'ubwenge ufite ariko inkima ntabwo zicubaha ibiti Dumba wowe uravuga iki ku bintu bya jihad nta kintu na kimwe mfite ngiye kuvuga ku mboro ntacyo ngiye kuvuga iki ku mboro mwana Regent tuzi ko Matiku nta kintu watubwira imboro jewe aha mutagira kuvuga ngo byanzanye ngo ari imboro jewe Dumba jewe njye mu bintu by'imboro ni cyo cyaguteye ubwo bukaba udashaka kubivugaho ariko imboro zacu niba zigiye kuzajya zigenda kuri karubanda gutya ko tugowe Sky2 ibi bintu we ko nta kintu uri kubimbwiraho njyewe ntabwo ndi bwemere yuko mukomeza kwica iki kibuga ku buryo bigezaho twebwe dusigaye twitwa mayibobo none se wemera ko abasitari mwese mwabaye imbobo nanjye ndabyemera Turizo ntabwo nanjye ndi bwikuremo What's up my people, it's your boy Sasoji aka Challenge Man or Challenged. Ni lasta ku mutima imana ni mu buzima beef zone ku ruhande nongera mbasuza kandi bayikaze ni kuri Sasoji TV show mushimira kuba warebye video niba ugeze hano ko uri umuntu w'ingenzi ushatse wajye muri comment ugasiga nimero yawe ubwo nzahitamo umuntu umwe nzahereza ka gift ashyiremo nimero ye ya momo. Okay, sinkunda gutanga commentaire ko nshaka gutera commentaire kuri video nkoze ijyanye n'ibintu bimaze iminsi bira trending mana abasitari hagati aho reka basonze ni mu gihe mana ikintu kimbabaza bira ni kimwe kubona abantu bari hejuru cyane barenze abandi aho kugira ngo badufashe hagira wenda barige gufasha umuntu ngo azamuke pe wenda umuntu ibyo yanashaka ukuntu azabikora mpaka bigeze ahubwo nk'ubu mu Rwanda impamvu muzabona abasitari bose bakenya nta yindi. Okay, nk'abantu bakora filime wenda abahanzi sinzi secteur y'abahanzi ukuntu imeze ariko abandi abantu bakina comedy amafilime abantu bagaburirwa na YouTube buriya mu Rwanda ni ihemba mu Rwanda YouTube nagihemba pe ahubwo nta rubuga mwumve ko nta rubuga na rumwe mu Rwanda ruhemba aba big energy ibifi binini rero kugira ngo bishire hamwe avuga ate se niki cyatuma monetization wenda za YouTube mu Rwanda kaza amazi Facebook Instagram TikTok ibindi bihugu usanga umuntu ahembwa n'imbuga nkesha ako mu Rwanda mwibazima niba nta rubuga na rumwe ruhemba abantu na YouTube bavuga ngo irahemba nuko monetize ukoresheje ibindi bihugu kandi nabwo ntago mu Rwanda bahembera views zo mu Rwanda bahembera views z'abantu barebye bari hanze nyine atagira umuntu ugira confusion avuga ati YouTube irahemba. YouTube buriya niba igwaye nk'ibihumbi 100 usanga nk'amafaranga agakwiye kwinjiza bari nk'ibihumbi 400 cyangwa 500 igwa nyine amafaranga duke tw'abantu hanze mu Rwanda bo mu Rwanda ntago bahembe. So rero ngiki inyunganizi cyangwa igitekerezo cyanjye aho kujya abantu bajye mu matiku twahangana ahubwo no kubona nizo monetization tugakora amafaranga ubundi tukubaka igihugu cyacu ewana ibintu bikaba bomb cratinade nawe ubundi sobira rero njyewe nyangane sinjye mbyivangamo banakoze challenge for fun nta kindi bangamije nta ruhande na rumwe mba ndiho. Thank you for watching kandi wakoze wibuka gushyira nimero muri comment n'amazina ndatama umuntu umwe. Okay, ndatama abantu babiri ntari bimurakoze.